impamvu uvuze ngo nakwibebeza ndi kumwe na mama kabiri ndi kumwe na papa ari uruta abantu bose bo kuri iyi si yego kandi yaravuze ngo nukubera iki umubyeyi ashobora kubebeza umwana we cyangwa se yamutetesha kandi ari we yamuremye niki cyatuma tutibebeza kuri papa waduhanze impamvu dufite kumwibebezaho uyu munsi nakwibebeza kubera ko mfite umubyeyi wo muri iyi si mfite n'uruta bose yego niko bimeze bacaga umugani mu kinyarwanda ngo imfura ingana na nyina yego uyu ni nk'imfura yanje muri make ni imfura yanje ubwo rero agomba gukora ibyo ashaka ibyo nsabye byose nkabimuha nshaka ubu nanamuheka mu mugongo nanamutsigatira nawe ndahita ngira ishari n'umuheka arubwo yagira ishari buriya aya rwose ntabwo wagira ishari yanje ndamukunda aho ngiye hose ndamujana turi gusenga tuba turi kumwe turi kurya tuba turi kumwe kumabona nijoro tuba turi kumwe iyi ni imfura yanje haleluya haleluya. Yes, turabasuje cyane amahoro y'Imana abane namwe. Bana kugushimira ngo wahisemo neza wakaze subscribe share na comment kuri Hinduka official. Amahoro y'Imana abane nawe. Kandi umwuka w'Imana ntukabure kubyawe nawe warabikoze. Imana y'amahoro iguha umugisha. Kandi wewe wakoze subscribe ndagushimiye nawe utarabikora gushishikarize kubikora kugira ngo udushigikire dukomeze twagura ubwami bw'Imana kandi Imana izatugirira neza. Nziko Imana izabiguhembera ndabizi ko iyicano ari y'umugisha iyicano ijya yagura abantu benshi igigarura ibyiringiro twabuze ibyiringiro ikadukomeza turi mu buzima bwo kwiheba mbese ikongera ikaturema aho twari tubona ko byarangiye ikongera ikatwereka ko aho byarangiye eri Imana itangirira yongera kure mu buzima bwacu bwari bwara. Rero iyi cano nawe ntukikwe kuyishigikira cyangwa se kuyisharinga na bene data bose. Nzi neza ko Imana izabana natwe nituba kumwe nayo ntago izaduta. Nasomye ijambo rambwira ngo nituba kumwe nayo izabana natwe ariko nituyita nayo izaduta. Ariko twebwe ntago izaduta kubera ko turi kumwe nayo. Turahera kumutoya. Muri kumwe na Mukeshimana Julienne. Yego. Wa muntu mukondo ufite base ariko ufite ibiro bikeye. Nongeye kugaruka imbere yanyu. Kubw'urukundo mbakunda nabasezeranye ko nazajya mbicisha irungu ahubwo ko Imana ishoboje tuzajya tubana tukavuga Imana hanyuma natwe kazi kaba mu ruhande rwacu yego namwe mwanyeretse ko mu nkunda mbone kubashimira mwe mwakoze subscribe share na comment mukomeze twagura ubwami bw'Imana Imana izatugirira neza hamwe no gusenga uyu munsi Imana y'amahoro tugiye kuganira cyangwa se turi muri aya materaniro ndakoresha ijambo rivuga ngo turi muri aya materaniro Imana ikoresha itegeko ku kibazo ufite yimura imisozi itabimenye ku buzima bwawe kugira ngo amen amen yego reka n'umukuru nawe atwibwire nje uko mundeba ukundi twa Nyirambonera Faraziya ndi umudamu ukunda gusenga ukunda gusengera abantu ukunda kugendana n'Imana nkagendana n'abantu uyu munsi wa none nifujije kubana namwe mw'iki giterane twakoze nuko nyine tubane neza kandi iki giterane twakoze umva tubaboneraho umugisha namwe mutuboneraho umugisha uyu munsi we turabona Imana uyu munsi we yego turabona Imana Julienne we turabona Imana Faraziya we turabona Imana turabona Imana turabona Imana ayiwe turabona Imana turabona Imana turabona Imana turabona Imana ndikumva ndigufashwa cyane reka Faraziya adusengere. Mwami Imana yacu Mana data wa twese uri Imana y'ibyiringiro uri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera uri Imana y'inyambaraga uri Imana itabazwa ikumva uri Imana ikuraho imisozi uri Imana ikuraho ibyananiranye uri Imana ikura ku cavu uri Imana yicazanya n'ibikomangoma haleluya 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 era sisi dosante uri Imana ifite imbaraga uri Imana ifite ubutware wakwizeye yiringiye Imana ifite imbaraga haleluya haleluya mu izina rya Yesu Kristo witeka nyiringabo uri Imana ireba ibihishwe nk'ibihishuwe uri Imana ikorera hafi na kure zina ryawe ryiza nirishimwe zina ryawe ryiza niryamamare uyu mwanya rero turi imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo abari imbere yawe uyu mwanya bose mu izina rya Yesu bakubone babone ubutabazi bwawe mu izina rya Yesu Kristo babone inkunga yawe
rasisi do santi, utugirire neza uyu mwanya ubane natwe mu izina rya Yesu, amen. Yego Farazi, uwo mukobwa muri kumwe ari mu myaka 30 nta 40 aragira, ni nk'umwana wawe wa kangahe? uyu ni nk'imfura yanje. Angana n'imfura. Mana ishimwe rwose. Ara n'imfura yo n'umukobwa wanje. Ubu nshaka nakwibebeza. Ibebezwa kumwe na mama. Yego rwose. Kubera ko impamvu uvuze ngo nakwibebeza, ndi kumwe na mama, kabiri ndi kumwe na papa ari uruta abantu bose bo kuri iyi si. Yego. Kandi yaravuze ngo nukubera iki umubyeyi ashobora kubebeza umwana we cyangwa se yamutetesha kandi ari we yamuremye. Niki cyatuma tutibebeza kuri papa waduhanze? Impamvu dufite kumwibebezaho, uyu munsi nakwibebeza kubera ko mfite umubyeyi wo muri iyi si, mfite n'uruta bose. Yego. Niko bimeze. Bacaga umugani mu Kinyarwanda ngo imfura ingana na nyina. Yego. Uyu ni nk'imfura yanje, muri make ni imfura yanje. Ubwo rero agomba gukora ibyo ashaka, ibyo nsabye byose nkabimuha. Cyako bunana muheka mu mugongo nanamutsigatira. Naye ndahita ngira ishyari n'umuheka. Arubwo yagira ishari buriya. Aya rwose. Ntabwo wagira ishari. Yanje ndamukunda, aho ngiye hose ndamujana, turi gusenga tuba turi kumwe, turi kurya tuba turi kumwe, kumabona nijoro tuba turi kumwe. Iyi ni imfura yanje. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Imana yampaye umwana mwiza, uzi kubaha Imana, uzi gukunda abantu, uzi gusenga, uzi guca bugufi. Haleluya. Nuko Imana ntakwitabigenje. Imana yakuri. Kanangiye muririmbire kano karirimbo kugira ngo mve ko mukunda. Ivy'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Ariko icyo nzino kw'ivy'Imana ishaka aribyo nkwiriye gukora. Ariko icyo nzino kw'ivy'Imana ishaka aribyo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito? Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito? Yesu nzi kufita magari bihumbi, harimo nibyo wangeneye. Icyo wamitiye manuko kugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Iwe icyo wamitiye manuko kugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Kandi nk'uko Eliya yajanywe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi. Uko ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Uko ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Muri
ndamukunda cyane yamuririmbye yuzuye umwuka aranga iby'Imana ikora biradutangaza ngira ngo nta n'uwabimenya uko biri waba warise waba utarise iby'Imana ikora biradutangaza ngira ngo mu rugendo ntabwo nabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya mvugira ngo amen amen haleluya ngira ngo nzi ko ufite amagare ibihumbi kandi muri ayo magare ibihumbi tasi enetaya muri ayo magare ibihumbi harimo igare Uwiteka yakugeneye muri ayo magare ibihumbi Yesu nzi ko afite amagare ibihumbi kandi harimo ibyo yangeneye nawe hari ibyo yakugeneye mvugira ngo amen iby'Imana ikora impamvu bidutangaza uko ushingiye aho wavutse ugashingira urugo washatse n'ubuzima wakuzemo ntabwo wari uzi ko wagira umwana ungana na Julienne oya rwose haleluya iyo ngeze mpita ngo yadukiziza umwaku uwo twari twaravukiyemo idukiza umwaku w'ibibazo biyari gutuma mutabyara tasi enetaya idukiza umwaku haleluya abandi bashatse ntibabyara idukiza umwaku irakumwakura haleluya wakuzara uraheka nk'abandi yego iyo itagukiza umwaku uba warabaye indaya nk'abandi bose nukuri iyo itagukiza umwaku ariko bananyiriye uba warabaye mayibo mu rwego rwo hejuru ariko turashimiriye ivuganye natwe ngibyo ikora biradutangaza hanyuma igakora n'ikibasumba cyose ikaga umukobwa uvuga Imana neza amen amen nashoka ko nawe udukurikiye amahirwe yo kubyara atarakugeraho ariko hari icyo wavuganye n'Imana no kugikora izagikora ntabwo Imana ikangwa n'ibimaze igihe kirekire ntabwo Imana ikangwa n'ibikomeye kuko nzi neza ko mu mahanga yose uyubaha agakora izo gukiranuka iramwemera mugira ngo amen nanjye nashimira Imana ko yamaye umubyeyi mwiza arankunda nanjye ndagukunda subiza ko ngukunda nanjye ndagukunda sisi dosikerebo tutadesikerebo Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza Yesu nzi ko afite amagare ibihumbi harimo n'iryo yanteguye birashoboka ko wavutse mu muryango ukomeye nkunda kuvanga irodobari iyo hatagaragara iyo hepfo mu misozi iyo hepfo mu bibaya ubona iwanyu nta mugabane uzahabona wasubiza amaso inyuma ugasangana n'amashuri ufite wasubiza amaso inyuma wagira n'amahirwe ukabona ashaka kubwira I love you mu gitondo yabona kuvuka kwa bidodomo agahita guha piriyave ariko turashimira Imana aho babona ko bidashoboka iyo ukoresheje itegeko bigira gute birashoboka mvugira ngo amen aho bari babona nta nzira iyo Imana ikoresheje itegeko haboneka inzira Imana itugirire neza narindi kugushimira Imana ishimwe urakoze Imana iguha umugisha ndawakiriye amen Farazi mukobwa wawe Julienne yaguhanurira cyane yatangiye kumpanurira ari umwana mutoya yego arampanurira rwose hari icyo ukaguhanurira kigasohora ni byinshi ni byinshi cyane yarampanuriye ambwira yuko tuzahagarara hano turi kumwe none dore byarabaye yampanurire byinshi Sisi dosikerebo tutadosisi atutakireboba sisikireboba era tutakireboba era sisi tutakireboba tutakireboba era sisi tutadosisi era sisikireboba utasisikireboba tutakireboba asisi doda era sisikireboba era sisikireboba tutakireboba tutade imazwe kukuri Imana y'amahoro nuhimazwe kukudukunda era sisi tutakireboba asaya zere bosire ni tutakireboba tayasikia zamana tutakireboba asisi tutakireboba era sisikireboba tutakireboba dosanti asanti mwuka wera urakoze nyiribihe resisikereboba urakoze kuko wari warabitubwiye tosisikireboba tutakireboba dosanti sisikereboba urakoze Yesu wari warambwiye ko nzicarana n'imfura yanje ahantu tosisi retutadesikereboba tutakireboba urakoze nyiribihe urakoze kuko ushoboje ibyo wavuze zina ryawe ryiza nirishimwe zina ryawe ryiza niryamamare urakoze kuko wambwiye yuko uzampa imfura y'umuhanuzi urakoze Yesu tutadosisi
erasisidosikirebo totakirebo urakoze kuko wabishohoje izina ryawe ryiza nirishimwe izina ryawe ryiza niryamamare urakoze kuko wambwiye yuko uzampa umuhanuzi tuzajana mu mahanga resisidosikireboba tutadesisi urakoze nyiribihe kuko utajubesha uri imana itajivuga ibinyoma uravuga ugasohoza cyo wagambiriye uragikora resisidosikireboba urakoze mana urakoze izina ryawe ryiza nirishimwe amen amen Alleluia Amen. Alleluia nushaka kuyikiriza kubera ko nta mwaka itera Amen. Unda kuvuga ngo fashwa kubera ko nta gahinda k'agasirimu kahaba Ntako. uduhinda twase ni iki n'uduhinda waba utunze ufite agahinda waba udatunze ufite agahinda waba warabyaye hari agahinda ufite waba utarabyaye nawe uragafite Sifura cyane wagira nandeba nanjye. oya uyu mukobwa wanje Julienne yari mu mafuta numva namuheka uyu musiri tutahura ameka ndaguheka rero nkunda kuvuga ngo nta gahinda k'agasirimu gahari ntako waba ufite imodoka ariko warabuze amahoro yo mu mutima nukuri waba uri kurya neza ariko ufite ikibazo cy'uburwayi ako nako nta gahinda waba ufite indege ariko ijoro riri guca udasinziye n'umunsi n'umwe ariko Julienne wabuze n'ibijumba agasinzira kugira ngo Amen. ariko haleluya wageze imbere y'Imana ujye unezererwa Imana wageze imbere y'Imana ntukijime ujye unezererwa Imana kugira ngo izikomere igikomere wakomeretse mu gicuku cyane ijoro yego Haleluya Amen. Imana itugirire neza nukuri ndi kumva ndi gufashwa kuko hari ibintu igiye kurema imbere muri aya materaniro nukuri birashoboka ko hari abadukurikiye afite ikibazo cy'uburwayi yego birashoboka ko badukurikiye abandi bafite ikibazo cy'ideni yego birashoboka ko dukurikiye warabuze umugabo kambivuge muri ubu buryo urambagizwa ariko ntibikunde birashoboka ko waba uri umusore nawe ujya kurambagiza kuri finale bakakurebera mu ikote ry'iwanyu bakurebera mu ikote ry'iwanyu ntibikunde ariko uyu munsi turi gusenga Imana y'amahoro igira ibyibuza amahoro ku buzima bwawe nukuri irakora ikidasanzwe nari mvuze tasi eneta ya sirezo gredo sasi uyu munsi turi muri aya materaniro Imana ikora ikidasanzwe ku buzima bwawe uyu munsi turi aya materaniro Imana iburizemo imigambi y'inshokoro nukuri ntabwo byumvise ndabyumva neza waba uri mu kazi waragize abakugambanira ufite ibyakubujije amahoro ariko Imana y'amahoro ikoresha itegeko ku buzima bw'abantu badukurikiye uyu munsi Imana irakora buri muntu wese ikidasanzwe turi kumwe muri aya materaniro Imana ikora ikidasanzwe iyo ngezeho mpita ngo mu bihe bidasanzwe Imana ikora ikindi kintu kidasanzwe urabyumvise so yego nari mvuze ngo mu gihe kidasanzwe mugabo udukurikiye uhagazemo mu gihe kidasanzwe uhagazemo uri umubyeyi mu gihe kidasanzwe uhagazemo uri umugabo cyangwa uri umusore mu gihe kidasanzwe uhagazemo uri umukobwa Imana ikora ikidasanzwe mu bihe bidasanzwe ikora ikidasanzwe murabyumvise ra Imana ikora ikidasanzwe mu bihe bidasanzwe Imana ikora ikidasanzwe mu bihe bidasanzwe mu bihe bidasanzwe Imana itugirire neza Amen. Ninde watugeze ijambo ry'Imana burani ndurarivuga ni umuto mutagomba kugaburira umukuru niko bimeze Haleluya Amen. muri ibyo wabivuze neza aravuga ngo nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye yego ariko tutarumva ijambo ry'Imana Julienne hari akantu nkunda kugira gakomeye gatama ngo tutarumva ijambo ry'Imana Pasquad y'ijambo ry'Imana tugiye kumva ni ukwihana ukizera yego sinzi niba ubyumvise ni ukwihana ukizera ukemera umwami nk'umukiza wawe hanyuma akaza kubana natwe yego mvugira ngo amen amina kandi nubaha ijambo mu buryo bukomeye kuko namaze kumenya ko ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi butavangiye ijambo ry'Imana rigukura muri ntibishoboka rikagushira mu bishoboka ariko nabagiye kukubwira ko wambaye neza wambaye neza usa neza nawe wambaye neza wambaye neza usa neza amen ndabigushimiye Mana ishimwe nanje ndagushimiye ndabigushimiye Imana igumisha urakoze cyane hanyuma tugiye kumva ijambo ry'Imana mbagira ngo amen amen Haleluya amen nikumva nafashijwe cyane
kandi nzi neza ko Imana irahindura amateka ku buzima bwacu. Yego rwose irayahindura. Muri ibyo bivuze neza ngo mfite ikimenyetso kirenze kimwe bitwereka ko izatugirira neza. Nta kimenyetso ufite? Ndagifite kirenze kimwe. Aleluya. Cyambere nuko yangiriye neza. Imana ishimwe. Kampa umwana w'umunyamwuka. Aleluya. Harasisi do sante. Amen. Tutakire boba, tosikere boba. Yaravuze ngo mfite ikimenyetso kirenze kimwe cyuko izatugirira neza. Yego. Aleluya. Amen. Uyu munsi turi gusenga hari abatunga n'abari mu kabari. Uyu munsi turi muri aya materaniro hari abasohokanye n'abagabo b'abandi. Yego. Ariko twebwe ubu turi muri hoteli Fata icyo ushaka Yesu yarishuye. Cyane. Siko bimeze Turi imbere Fata icyo y'Imana. ushaka. Turi muri hoteli Fata icyo ushaka. Hallelujah. Yesu yagize gute yarishuye. Turi muri aya materaniro ni hoteli Fata icyo ushaka. Fata icyo ushaka. Yesu yarishuye. Imana itugire neza. Tugiye kwizamira ijambo ry'Imana. Tugiye gusanga muri Yesaya. Nkunda Yesaya ntago nzi impamvu nyikunda ariko niko biba byagenze. Nari mvuze ngo tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Tugiye gusanga muri Yesaya. Turasoma 22. Turasoma umurongo wa mbere turagera ku murongo wa 3. Mvugira ngo amen. Amen. Yerekwa ryo mu kibaya cyo kwerekerwamo. Kuri kugenda n'umuvuduko bira ntibarakwandikira. Nari mvuze ngo tugiye gusoma ijambo ry'Imana tugiye gusanga muri Yesaya. Ni 21. Turasoma umurongo wa turahera ku murongo wa mbere turagera ku murongo wa 3. Hanyuma reka twumve uko hatubwiye. 21 na 22. Ni 22. Sorry. Yego. Iyerekwa ryo mu kibaya cyo kwerekerwamo. Yego. Iyerekwa ryo mu kibaya cyo kwerekerwamo kugira ngo amen areba. Uyu munsi natwe turi mu kibaya. Nawe udukurikiye dufatanyije uhita wumva kuri mu kibaya. Iyerekwa ryo mu kibaya cyo kugira gute? Cyo kwerekerwamo kugira ngo amen. Hanyuma reka twumve icyo twerekewe muri iki kibaya. Ibihanurirwa ikibaya cyo kwerekerwamo. Ibihanurirwa ikibaya cyo kwerekerwamo. Noneho umeze ute ko wuriye inzu abantu bawe bose bakaba bari hejuru y'amazu. Rekera aho ngaho. None uyu munsi umeze ute ko wuriye inzu n'abantu bawe bose bakaba bari hejuru y'amazu. Mbese uhagaze ute muri iyi minsi? Mbese uhagaze gute mu bikugoye? Uhagaze gute mu bikuruhije? Ngo kuri hejuru y'inzu ndetse n'abatasi enetayasi ndetse n'abantu bawe bose. Yego. Iri jambo radyumvise ra? Yego. Bakaba bari hejuru y'amazu. Bari hejuru y'amazu. Bimeze bite? Yego hatubwiye ngo iki? Yewe wa murwa wuzuye urusaku n'imivurungano we. Yego. Wa mudugudu wishima we. Yewe wa murwa wuzuye ibibazo n'urusaku we. Yajavango yewe wa murwa wishimye mwe mvugira ngo amen. Yego. Abantu bawe bapfuye ko batishwe n'inkota. Yego. Ntibagwe mu ntambara. Yego rekera aho ngaho. Abantu bawe bose bapfuye ntabwo bishwe n'inkota. Nta nubwo bishwe n'intambara. Ahubwo haleluya haleluya. Icyabanyaze ni Satani. Itakwifuriza icyiza cyangwa kubyara ngo uheke. Amen. Mvugira ngo amen. Abantu bawe ntabwo bishwe n'inkota cyangwa n'ikindi kintu. Ahubwo hari Satani ukurwanya uko bukeye nuko bwije. Mukazi ukora akakurwanya, mu rubyara akakurwanya, wubatse akakurwanya ngo inzihirime. Ariko Imana y'amahoro haleluya. Hari ukuntu ijya ibigenza bikemera ikamukubita itamubabariye. Haleluya. Hari ukuntu ijya ibigenza ikabyemeza ikamukubita itegetseho. Kubera ko twebwe ubwoko bw'Imana iyo igiye kudukubita yegeka. Ariko igiye kumukubita haleluya. Haba ari mu isoko iramukubita. Haba ari mu kabare iramukubita. Haba ari mu nzira iramukubita. Haleluya. Ngo abantu bawe ntabwo bishwe n'inkota. Ahubwo ni Satani wabigizemo iki uruhare. Yego hatubwiye ngo ikindi. Nicyo cyatumye mvuga nti yego nimurebe hirya mwindeba ngiye kurira cyane. Yego. Mwe kwirushya ngo muramara umubabaro mfitiye umukobwa w'ubwoko bwanjye unyazwe. Resera aho ngaho. Ngo wibabara cyane cyangwa ngo umuhangeho amaso cyane. Kristo niwe ugiye kugutabara. Kuko aravuze ngo niwe ugiye kurira. Sika bivuze ari uko banditse Bibiliya. Aravuze ngo niwe ugiye kurwana intambara. Wowe wirwana
wirwaniriye ntacyo byamara, wowe wirwaniriye ntaho wageza, amarira yawe nta naho yageza, no kumutumbira atabishatse ntacyo yakumarira, ariko arakubwiye ngo nubwo utandeba ni njyewe ururutse gutabara, nubwo utandeba ni njyewe urukiye kukurengera, nubwo utandeba ni njye ujya kukwambara ibikomere, nubwo utandeba ni njye ujya kugukuraho abasimu n'abasimukazi baguterereje, kugira ngo amen. Ariko haleluya, nubwo utagira icyo ukora, iravuze ngo nubwo utagira icyo ukora, hari Imana ije kubikora, hari Imana igutabara. Niyo wagira icyo ukora, Satani afite imbaraga, afite n'ingabo, ariko Kristo avuganye nawe, tasiene tayasi, iri jambo rirakomeye, utari mu mwuka ntabwo uri bwumve icyo rishatse kuvuga, ariko aravuga ngo nubwo utagira gute utarira, aje kubikorera kwiyubahisha, mvugira ngo amen. Dusomere epfo gato twumva ko hatubwiye, kuko ari umunsi wo kwiheba, yego, no kunyukanyukwa, yego, n'ubwishobere, yego, biturutse ku Uwiteka Umwami Nyiringabo mu kibaya cyo kwerekerwamo, yego, hariho guhombagura inkike z'amabuye n'imiborogo igera ku misozi miremire. rekera aho ngaho, amen. ngo harimo guhondagura, haleluya, amen, harimo no gukubitwa. Imana itugirire neza. Ese abantu badukurikiye, Imana ikubita ibigutsikamiye ntibikubite, Imana ikubita ibitubuziza amahoro ntibikubite. Siyivuze ngo harimo guhondagurwa, yego, hari ugukubita ariko hari no guhondagura, kugira ngo nikizagaruka ukundi, haleluya, Imana ikubita ideni ntirikubite, Imana ikubita kutabyara ntibikubite, Imana ikubita icyangiro ntigikubite, Imana ibikubita mu izina rya Yesu. Imana tugirire neza, mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana, abakozi b'Imana, Imana ibahe umugisha, amen. Yego, reka dusoze ya gahunda yacu yo gutanga nimero kugira ngo uwaba wafashijwe, akuze ukuntu mba ndi gufashirizwa hano inyuma ya kamera, nanjye nafashijwe, njye numva bindenze, nkumva naza aho ngaho nkavuga none ndabiregera ute, ariko Imana n'ubushobozi, Imana ivuze ngo nzashake kamera ije guhondagura, nta nubwo ivuze ngo ije gukubita, ije guhondagura, iravuze ngo ije kugira gute, ije guhondagura. Nkunda kuvuga ngo hari abantu baba barabaye nyirabayazana w'ikibazo, mu rugo rwawe ukagira nyirabayazana, haleluya, amen, mu kazi kawe ukagira nyirabayazana, ariko iyereye amahoro idakirangwa, nta kintu na kimwe yitaye, iravuze ngo ije kugira gute, ije guhondagura. Hari ugukubita ariko hari no guhondagura, biteze kuvuga ngo ibyo Imana ihondaguye ntabwo byongera kugaruka, ibyo Imana ihondaguye biba bicuye manda, mvugira ngo amen. Hanyuma ku kibazo ufite, cyaba ari ikibazo cy'uburwayi, cyaba ari ibibazo runaka, byaba ari kubukubisiza amahoro, Imana ibikubite mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza. Yego, twe tugeze muri mwanya wo gutanga nimero, ndi kuvuga nti nje mba ndi gufashirizwa hano inyuma, kandi singomba kwihererana ubu bufasha mbona abonye bugatuma afashwa, ahubwo ko ngomba kubusangiza n'abandi. Ariyo mpamvu mbasaba kugira ngo mutange nimero ya telefone, wumva afashijwe nkanjye azaguhamagara mufatanye gusenga. Niyo mpamvu umubyeyi wacu Farazi yaratubyaye, nta mpamvu vuga ngo ajye kuvuga nimero, ndayimuvugira 0786 85 33 53. Nimero ya Nyirambonera Farazia ni 0786 85 33 53. Julienne waracyari muto, iyo agomba kuyivugira, none narangiza umukuru aradusoreza n'isengesho. Nimero ya Julienne ni 0788 24 55 19 kanyisubiramo ni 0788 24 55 19. Imana y'amahoro ibane namwe. Yego, reka Farazia adusoreze dusenga. Kadusenge. Mana yacu, Mana nziza, Mana ishobora byose, Mana ifite imbaraga n'ubutware, Mana ifite ubushobozi, Mana turagushimye kuko wabanye natwe mu iki giterane, mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Nyiringabo. Turasenze kugira ngo uwera w'amahoro abantu bawe baguteze amatwi, Mana data wa twese, wururuke ugira ibyo uhondagura kuri bo, mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Nyiringabo. Abafite ubushomeri ubahondagure, abafite uburwayi ubuhondagure,
abafite uwiteka imana ubugumba ubuhondagure, abafite abatagira amazu ubihondagure mu izina rya Yesu Kristo uwiteka nyiringabo. Ukora ikidasanzwe mu bantu bawe Mana data wa twese ukiranuka, dore ko wavuze ngo waduhaye ubutware bwo gutegeka inzoka na sikoropeye. Turategetse ibigaragara nk'ibibazo biri mu bantu bawe mu izina rya Yesu, turabyimuye nyiribihe. Mana data wa twese babona amahoro n'umutekano. Urakoze Mana, urakoze kukurabana natwe mu izina rya